filime urayireba mashini arayikumena na umuntu ufite iki kibazo ningo banzanye kwiga yicaza aho ngaho bashaka kwiga nyine bashaka kwiga utago ngwino wiga se gute ani kwa muganga yicara ngaho babarira umfashe mu mvugo oya se mugabo atabaye turya imigati si harimo imigati abagomba kubyemera ntiyageze kwa muganga basamete bijyanye n'utuzi tw'umuntu n'umukecuru ngo bagize gute baramuroze baramuroze abantu yahemukiye biragaragara ko ari abantu yahemukiye ese ubu ari abantu yahemukiye uwo muhungu yandiye amafaranga andya miliyoni 10 urumva ariko abantu bo muri Afrika murasetsa mubona amafaranga byoroshye uzi ukuntu kubona amafaranga byangoye byamvunye ndana nkajya mwoherereza mbeshya ngarimwe ngo arakora ibikorwa ari sinzi ngo yashinga akabari sinzi ngo yagize gute agakina mu mafaranga yanjye ngewe namujyanye ku Senegal kugira ngo samete mijyanye n'utuzi tw'umuntu n'umwana kugira ngo mukuri mu byo bamushyizemo dore baramamanyije bitewe n'ubuhemu yari yahemukiye abandi bana ariko tukaba dushaka umuvura twayimukuramo akaba muzima kuri iki gitonde se kubona ibyo bari baramwangaje mu bibona dore kamama muri cyari ibi bari kibasohoke ubuzima bagende musohoke mugende musohoke banyarwandakazi n'ukuri ndabashimye. Igisubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni Muganga Matovu. Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu. Nitwa Damon Selemani, abandi umukinnyi wa filime nyarwanda ukunzwe n'abaturage. Mu by'ukuri nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima ndetse njye n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudatera akabariro neza. Nagiye mavura atandukanye ariko ntibyagenda neza. Aho nagannye Dr Matovu, umuganga gakondo yaramvuye. Narakize, umwijima warakize, akabariro ndagatera neza bikagenda neza. Murakoze, nitwa Mukamazima Kazahara. Nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa Muganga Matovu. Nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri. Byari byaranze ntaho nari naragiye hano hose naragiye byaranze, hakunda mushimira cyane yarakoze. Nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo, gize ikibazo cy'umugongo nahamwe umuti, nabwo narakize ndamushimira cyane. Murakoze, bitwesha mu nda, narahuye n'abagizi ba nabi barandoga mwikwirwa mbuyera, ndafite ahantu hamwe mfatwa, ariko aho naganiye Muganga Matovu yaramvuye, ubu ngubu ndatuje, ndi umwarimu mfite akazi ndigisha. Murakoze. Nitwaga Joannette, mbere na mbere ndashimira Muganga Matovu. Ndari mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama, nkahura n'icyo kibazo, gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije, bimeze neza nta kibazo. N'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe bimeze neza, imihango nyigiramo ku gihe, nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese igisubizo nta handi, burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye wageze kwa Muganga Matovu turakuvura ugakira, yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Muganga Matovu Sogambede. Yes, reka nizere ko meze neza udukurikirana umunsi ku munsi, wakoze subscribe nagushimira cyane nawe utarayikora, yamwe kugira ngo uyikore ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni ucece mu gace ntema nko kora murabizi, mibigi njebege niko mbasuhuza. Ubu nkaba nibereye muri zino nguni mureba mba nihagarariyemo, ngira ngo mbashakire amakuru agiye atandukanye. Giye kwa Muganga Matovu bampamagaye, ndi kuzamuka sikariye zaho, rino vuriro se ubwa mbere nigezemo, ariko reka ninjiremo. Nubwo nta komanze ariko barankingurira ndebe ibyo ari byo. Umujama ngo no musitari, kubera ko babonye nkunda gukora zino nkuru rero zimeze gutya, bifuje kuba naza nkayifata nkayibasangiza namwe, ubundi mukareba uko bimeze. Hano kwa Matovu murabizi si ubwa mbere mpageze cyangwa mpajyanye kamera zacu, nkuko mureba turi ku ivuriro rya Matovu. Arinjire ndebe ibyo ari byo. Mwiriwera kamaze mbere kuri kamera.
amahoro amahoro umeze neza se wampagaye yego njye waguhamagaye ese Didier se meze bite umusa Esiko ikibazo nyine niyo mpamvu naguhamagaye afite ikibazo ni urwaye ararwaye atarwaye si iki sinzi ibintu bimufata nyine nkabona aragiye nkabona ntazi ibintu sinzi ibintu ari gukora kandi yashize like nk'iminsi itanu ameze gutya ntabwo nzi ikintu yabaye so nari nje kureba nyine muganga kugira ngo ndebe ikibazo afite ari bambwiye ngo nze murebe bakwakiriye se nari muye n'undi kugira ngo ko ari guseka se sinzi nyine negereje kujya muri na muganga agira ikintu amfasha muganga umenya afite ikibazo wambabariye ukankorera vuba koko wambabariye Christian mbabarira basi ese mwari mutarabakira se agace aturukamo Gasabo ku ishuri yari kunyandika se ngiye kwiga ngiye imyaka ni ngombwa koko kwicaye hasi mbabarira basi icara andika izangiza wese urabona 078 wambabariye kuko ukareka konsebya kimwe nkabona ku ishuri muga mwiriwe nako ni muraho ntabwo twaheruka kagenda sekonde ari gufata ibiringiti bibiri turebe filime oya habe filime urayireba mashini ari kumena na umuntu afite iki kibazo ni ngo banzanye kwiga bicaza aho ngaho bashaka kwiga nyine bashaka kwiga utagongwe wiga se ani kwa muganga wicara ngaho ani kwa muganga ese ngewe narwaye ngewe umuntu umurwayi wese umurwayi oya se twambare nyine natwe umurwayi se w'umuntu umusaza wanjye nyine afite ikibazo amaze iminsi ine yose ameze gutya yirukanka ntazi none asigaye arya n'amakara sinzi ikibazo yageze mu nda haramurya sinzi nyine babarira umfashe mu mvugo oya se mugabo turya imigati si harimo imigati yafashwe ryari mukobwa hashize iminsi 5 yego iyi ni ifishi bamukoreye yego arsi kadukarabe nyine wacishe bu senze ngakiya nkwerekeye iki kimuturisha kuma mugati oya ngiye kugira ngo shoreza kano gati shoreza gira vuba bikore kameze neza shoreza neza shoreza sikaryoshye nuba atari sawa nuba tutameze neza urasahisa tuzi ntabwo no murabona niko goye kwa murangaranye gerageze nyine ari ukuntu dukunda kugira ibintu bya blague mu rugo nkagira ngo nibyo nyine yongera akagarura nibwo blague mu muzima utari muzasi nyine hari igihe dukora ibintu gusa nyine byagenze gutya wa muti ubiteye ongera nanone ko ndebye iri kumubwa ari kubyemera kandi mbere nabonaga ko yakameje abagomba kubyemera ntiyageze kwa muganga basamete mbijyanye utozi n'umukecuru ikira muga ko ndasa ari ko biri ku ko biri kuba amantuza amaraso baramwangisha kandi mafatira ibintu ngo bagize gute baramuroze baramuroze abantu bahemukiye biragaragara ko ari abantu bahemukiye ese
ari abantu yahemukiye turebe nyine abavuge neza mu urabamenya ndabamenya umuntu ese amazi ko ndari kuba iki turere urabona ko uriya amazi kuba amaraso ari umuntu yahemukiye yaririye amafaranga umuntu yaririye amafaranga ari umuntu ndeba yamwibye se nayo yamukubye umuntu rwose uri mu gihugu cya kure yaririye amafaranga umukobwa zabura nuriya muganga nawe wese abibona none se tutabibona turi abaganga reka twe hano turabona byose ari umukobwa yariye amafaranga none ubu biragenda bite mumumaze neza mu nda yewe navyumva nta nshuti yigeze agira inshuti urabona ko yari inshuti ye n'umusaza reka urabona amusize uwo mukobwa inshuti yari uwo mukobwa ndamuzi ari inshuti ameze ate n'ubu ntabwo yigeze ambwira byinshi kuri we gusa nabonaga bavugana ari hanze none ubu amaherezo ari buba yahise baramuhemukiye gutyo yaramurugishije mudufashe ni ukuri mumbabarire mudufashe turagufasha se gute kandi nyine yarahemukiye umuntu nyine natwe rero turi hano nta muganga nyine ngo dufashe yarahemukiye uwo muntu se uwo mukobwa wari inshuti wowe uramuzi ndamuzi uramuzi ese uramukurura mayi kuki uramuzi ye umukobwa uramuzi yesu we dore nguyu yewe umuntu waririye amafaranga dore nguyu niba mwendeye gutya cyane namwizi uyu mukobwa uramuzi wowe mugabo umukobwa ndamuzi yaramuhemukira uwo amaherezo nayo biragenda bite ubwo nyine nta kindi nyine mbese iyo uhemutse ingaruka zo guhemuka ntabwo uzizi ntabwo ko mugiye ubwo ikintu cyose twakora bipakire nta kintu kandi atemera none se nimero za mukobwa urazifite barazifite se kuri WhatsApp ntibyakunda se umuntu akamuhamagara nimero ze ndazifite uriya mukobwa umusore imbabazi niwe wenyine wemerewe kuba yatanga yamuha imbabazi kugira ngo umuntu bamuvure none se kubona yamujyanye ku Musenegali niwe yagiye kumurogesha nese muga natazimuha biragenda natazimuha se biragenda bite nyine ubwo no gushakisha bya mirenge tukamuvura ariko urumva ntabwo ari byiza hari igihe twanamuvura akazasubira iyo ngiyo sibyo ko aho yajya hose bamaze kwibara nta kintu yaba kimaze twamufasha ntabwo mfata inkuru ibice ni mu mpe nimero z'uwo mukobwa nimero z'uwo mukobwa urazifite nta nimero ze ngewe mwihamagarire bamenye ukuntu kiraseye ndarwaye nge ntabwo urwaye ndi muzima zime nasura mukobwa ntabwo muzi yamubonye se uwo nguwo ntabwo muzi koga mushiki ubanza ari wamubonye mu mpe nimero ze ngewe mwigirire zanduka abahewe abahanzi nanjye ngiye ibyo mwibariza rero ibi ngibi kugira umuntu gutya ese wizeye ko ari buze uri bumukize neza neza ko bitari bukunanira muhamagare Hello? Yes, hello? Muraho neza? Muraho. Urinde ko nakumenye twamuhamagaye video kuri. Yewe nitwa Kiroso ndi umunyamakuru wa Sasa Show. Wamamagaye kubera karenshi akantu parika ngo tuvugane uri ku ni ibiki kuri kumamagara cyane bite? Sasa hari ikibazo nagiye nkwibarize.
hari umusore wahemukiye. ngo iki? Hari umusore wahemukiye. Umusore nahemukiye? Umusore wahemukiye bita Christian. Namuhemukiye iki? Musanze kwa muganga Matovu yagiye kwivuza ngo niwe wamuye ukuntu ameze. Ni umusazi nyine yarasaze. None umamagaye kugira ngo ngufashe icyo uri kubonesha umutwe. Nagira ngo mukwereke ndebe nimba umuzi. Umunyereke kugira ngo nimba umuzi umbwire. Uramuzi? Oh my god. Ndamuzi nyine. Yego ndamuzi. Kuno ukuntu ameze ni wowe ubyihishe inyuma. Cyane rwose. Yamemukiraga sezi ko bizarangira gutyo. Byagenze gute? Umva. Uwo muhungu yandiye amafaranga andya miliyoni 10. Urumva? Ariko abantu bo muri Afrika muratetsa. Mubona amafaranga byoroshye. Uzi ukuntu kubona amafaranga byangoye byamvunye. Byamvunye kubona amafaranga nkorera imyaka yose amafaranga yanjye dukundana nkajya mwoherereza mbeshya ngarimwe ngo arakora ibikorwa sinzi ngo yashinga akabari sinzi ngo yagize gute agakina mu mafaranga yanjye ngewe namujyanye ku Senegal kugira ngo yashinzemo akabari yanjye amafaranga yanjye gukora akazi nagira ngo vugisha uyu mushiki kwagura ama business ari kumbi muvugishe kujya bigende gute mwene kundashuka afite akazi kenshi wawe nimba mwakuze ibyo by'amafaranga ntago mbizi kuba warayamuhaye ntago mbizi njye mbabarira basi mufashe akiri niba ari amafaranga nzayakwishyura please. ntago wowe wayabona miliyoni 10 uzazibona nasa konti yaje kwihagaze. umva nkubwire mukobwa abanyamarere nkubwire abahungu bo mu Rwanda ntago bazi gukora yandiye amafaranga yanjye azi ko bizarangira uko nguko urumva mu mafaranga yanjye nabiriye icyuya nakoreye so nagume rwane nabyo kugira ngo akire azabanza gusubiza amafaranga yanjye urumva kandi mureke kunesha umutwe ndi mukazi mureke kunesha umutwe my friend. I promise this week nzaba nayakwishyura ariko mbabarira mufashe mbabarira basi banzuma avance kugira ngo byibuze amere neza aka kanya atari ibyo ngibyo amafaranga yaramvunye shiti yanjye kugira ngo yawe ndaza kubahereza basi makeya ariko basi mfashe please mbabarira inyuma. Okay. Nyuma y'ibyo ngibyo wagiye gukurikiraho iki ugiye kumubabarira bamuvure cyangwa arakomeza gutya? Allo? Nari nkubaje nti amaherezo araba yayo uramukiza amafaranga bazayakwishyure biragenda bite batuma bamuvura akiri nagisoze bazabaye nkeya ariko kazi kenshi cyane. Sorry. Allo? Allo? Muri kun oya ihangane nyine nubwo uri mu kazi ariko nyine dusubize kuvuga na ama connection ndabona ari make nari nkubaje. Allo? Urakoze no ku mwanya wawe waduhaye nandi kukubaza nandi mo nkubaza nti birarangira bite ntabwo ari bukira araguma gutyo no twashi urashaka gufasha iki nyine nagira ngo udusobanurire araguma gutya ntabwo uri butume bamuvura ngo akire ariko njyaba nk'umuransetsa mutazi gukora bamushaka kurya amafaranga y'abantu uri kumba
byaguma gutyo se amafaranga yanjye ngiye nakoreye nge urabona ko azagenda igihe imyaka yose nataye ndi gukora amafaranga njye akarenge amafaranga gutyo ntabwo bishoboka ariko nyine mwarakundanaga kandi gutyo nyine urajya ngo umufashe ikize famiye yiwe niteranyemo amafaranga yanjye akiri hari ikindi mushiki we yemeye kuba ya akira mushiki we ngo ashaka kongera kukuvugisha basi mbabarira sibyo amafaranga nzayaguha ariko basi bamuvuga abana mfite akazi kenshi muri kuntesha umutwe muri kunyicira hano nta gihe cyo gupfa ubusa kihaba niba mwabuze ibyo mukora please munde none se nyine ngiye ntabwo nshaka gutakaza umwanya wawe ndagira ngo umfashe wowe wemere ko nzayaguha basi icyo cyonyine wemere ko nzayaguha uzayampa ryari mereza 2 weeks zonyine uzayampa ryari nicyo ndi kukubaza ni ibyumweru 2 byonyine nzaba nayaguhaye nabyizera gute okay basi please babarira njye mureka akire urabona ko nawe afite ikibazo gikomeye bamuvure akire ubundi wari wamurugishije he bundi ngo namurogesheje he none se muzi ko mu Rwanda ari mwebwe muroga gusa aramurogesheje nyine nagiye kumusenegari ndavuga uyu muhungu kurumbagarije amafaranga nanjye mubabaze mvuko ameze muganga yari yayibonye none se urumva ko bemeye kuzakwishyura amafaranga yabo nagira ngo nyine wowe utanga uburenganzira bamuvura akire noneho abone no kwishyura amafaranga yawe kandi we ntabwo ari kuvuga ntabwo we ari kuvuga yenda ngo tugike tumubaze ariko wenda namara gukira turagira ibyo tumubaza okay muga nagira ngo wenda mugire ikintu mutubwiraho tubona ko ngisi ari nkeya cyangwa nicyo mwa nta bintu bindi umurwayi kumuvura tugende tumuvure ubundi se uroga ni urogora uroga si urogora none kugira ngo tukure kujya mu kazi kuba bamuvura kugira ngo tukure kujya mu kazi nta kintu bintwaye kuba bamuvura niba muvura akire ubundi icyangombwa nuko bagomba kumpa amafaranga yanjye bamuvura akire ubundi bagwa amafaranga yawe yamaye 2 weeks okay reka nzi ubwo muganga amuvure ubwo ibindi ndamubaza nyuma cyangwa ibyo yivugira nyuma ubwo turaza kumenya ibyo ari byo ndabona unatwaye n'imodoka aka ni amafaranga yanjye ibindi nta kintu bimbwiye kabisa sawa wakoze ku mwanya wawe uduhaye nyine ukanadusobanurira uko bimeze ikindi gihe mukazajya muhamagara umwanya umuntu ungana gutya aba afite ibintu byinshi byo gukora okay sorry kabisa kuko ni ibintu bibabaje nawe umuntu nawe arababaye sawa urakoze cyane ngakazi keza sawa mugabo batanze uburenganzira bwo kuba wamufasha umuntu ukamuvura ubu niki kigiye gukurikira nta birenze ni ukuvuga ngo uyu murwayi tugomba kumuvura nubwo wenda nazonga ngo uroga si urogora gusa nawe yarahemutse urubura rero iyo abantu bahemutse nabo bagenda babahemukira nyine uriya mwana muri amafaranga ye uzi ko wenda bizarangirira hariya ariko rero turamuvura arakira nta kibazo ariko namuvurira aha ngaha ibyo bintu numvise ngo bimuhumamo no n'ibyo byo gutuma ibyo nayo mukuramo uraduha akanya natwe ubikore tureba kugira ngo tumenye ibyo ari byo oya nahubwo mwantindije nahaguruke tugende mujyane ku gicumbi gikuru nujye kumuvurira ngiye kumuvura okay kamerama gendana natwe tugende tugere ku gicumbi turebe ko amuvura turebe ko akira nawe gira ibyo mwibariza nimba ari bukire ariko yagira azishyura amafaranga y'abandi atayishyura ubwo nawe arabyumva nimukajye mujye mugitugabuye urashaka ko umwana imashini se nacyo mugajya imbere genda ugira genda mube hafi utaza kumuguza
urengeze hano se abakibaye bamucubije ubu gahunda ni ukuvuga ngo tugiye kujya ku gicumbi gikuru ugiye kumuvurira nongeye kumuvurira ibyo bintu bimugongeramo bikuramo byose ndabikuramo uroga si urogora reka tubikurikirane niyo mpamvu natwe Okay, bakunzi basasa nkuko muri kubireba muri kubona ko tugeze aho muganga ngo agiye kumuvurira bwa kabiri mu ivuriro ry'iyo nyine. Ubu tugiye gutambika ni hano imbere, tugereyo basangiza uko bimeze, turebe uyu mujama. N'abantu mwari ikintu nashaka kubabwira, mushobora kugira ngo wenda kubera ko muzi ko ari umukinnyi wa filime, turi gukina filime ariko ntabwo ari filime, ararwaye nkuko mwabibonye cyangwa nkuko muri kubireba. Reka tugeraneyo murebe ukuntu bimeze. Nkuko muri kureba twageze ku gicumbi gikuru cyangwa igicaro gikuru cya muganga, aho tuje gukurikirana ukuntu avura uyu murwayi kugira ngo tubasangize ukuntu bimeze. Muga nurese ngubu uwageze aha ngaha n'ibijya byanga kuko yavurwa, haravurwa nyine nta kibazo. Umuntu wageze aha ngaha ntashobora kwanga kuvurwa, aba yageze ku gicumbi gikuru. Ahangaha niho nuvuga ngo iyo biza kuba byoroshye tuba twamuvurira ruguru hariya. Iyo tumuzanye hari nuvuga ngo ni abantu bafite ibintu bikomeye cyane byananiranye tukaza kubirangiriza hano, ariko ubundi byinshi agiye tubirangiza ruguru iriya. Bivuze ko nta mbaraga nta zindi mbaraga, izi mbaraga nyinshi ziri ahangaha hariya ari abantu boroheje. Yego, aha ni ku gicumbi gikuru nyine. Njyewe nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu wenda badukurikiye kuri Sasa, bashobora kureba ko bati uriya muntu akina filime, ifilime bari gukina gira icyo babwira. Njyewe ko binagiye mbisobanura inshuro nyinshi, ntabwo nigeze mpakana ko nakina filime. Mbibona no muri comment babivuga, ariko giye nkaba ndi umuvuzi ariko kazi kanjye ngira ngo abantu benshi barabizi, imyaka 26 nkuru n'umwuga nasigiwe n'ababyeyi. Nuvuga ngo rero nkakora n'umusaza uri ahangaha nawe wakoranaga na data kera, ubu nawe niwe dukorana muri bino ubuvuzi gakondo. Nawe yakwibwira ngo Muganga Matovu Limited. Niko mbona iriya ntuza yanditseho muze twari turi hariya n'ubundi ntabwo byari byoroshye. Umurwayi twahasanze nawe nabonaga afite akavuyo kenshi, ariko ndabona yatuje. Wenda nagira ngo ugire udusangiza cyangwa icyo tubwira ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo bwanyu. Ndumva ari inshuro nk'iya kabiri maze kubikubwira. Ubuvuzi nyine tubumazemo igihe. Nakubwiye ko mbese nakoranye n'umusaza aza kwita Imana, ariko nsigarana n'umuhungu we. Ubundi je nakubwiye ko nabyigiye Tanzania. Hari umusaza twakoranaga yitwaga Kingombe Asumani. Ubwo rero nawe niwe wabinsigiye muri make. Nagira ngo wenda two gutinda kugira ngo nanjye mu zindi gahunda nkurikirane, nimba navuga ko ari umuhango cyangwa nkurikirane uko muvura uyu murwayi, nanjye bisangiza abantu batukurikiye kuri Sasa nanjye nkomeze gahunda zanyu. Yego, nta kibazo turamufasha kuko uyu mwana urabona ko bamwangirije, kandi yangizwa nyine n'uwo yahemukiye ngira ngo mwarabibonye. Rero nta kindi kintu gisigaye nakarigize birangiza. Kirenge byahunga. Birenge byahunga. Warabigira urana mushyiriraho. Mushyiriraho. Zamura uterekere. Kandi agira aho ngaho. Shyiraho naho ngaho. Ku nkoko. Iryo cumu. Ku nkoko. Erega wowe yita inkoko, ariko twe tuba turi mu mugenzi wo kuvura. N'icumu. Ni mu mujombo. Ngaho rifate n'amaboko abiri mufate. Fata ukire tukuvura ukire, dore barakwangije. Ntabwo ushaka gukira. Mufashe. Gacuza icumu naryo riravura. Icumu riravura. Nkaya mukara. Kandi heba. Muze imiti yose bifite ikivura. Ibingibi byose bifite akazi kazo, ikintu cyose gifite akazi. Kureko. Kiragati y'amanabiri hano gutya. Ntabwo nimwica se? Nta kintu mutwara.
ni mu nyamuneka oya tuzwe ko tuje kuvura tuje kuvura umurwayi tuje kumuvura rwasamete imijyamijyana tuzuru tunyamuru cyose mukagamba bafashe umwana kugira ngo mukuri ibyo bamushyizemo dore baramamanyije bitewe n'ubuhemu yari yahemukiye abandi bana ariko tukaba dushaka kumuvura twayimukuramo akaba muzima ndi bari gukora imigenzo myinshi bari imigenzo bari babyita imigenzo cyangwa ni akazi kenshi ni umuhango nyine umuhango tujye kumukorera kubera ko bari bakoze bamushyiramo biriya bintu ubu ni ukuvuga ngo tugiye kuwutegura ariko niba hari ikintu kimeze nk'inoza kirimo umuheha biriya ntabwo bikureba ni ibintu byacu nyine by'abavuzi gakondo ntabwo urabizi ntabwo wajya guhinga udafite isuka n'uza n'isekuru ndabona hari ibintu bitandukanye ibi bifite ibyo bikora bifite ibyo bikora mbanye mumbaze nanjye menye ibyo ari byo mereza aho ngaho muze yongeye muze ikire n'irukire nta kibazo barahita bamuzima buretse gakeya tukuvurwa waje ukivura se ndivura se genda arwaye umukobwa yabaye intwari wamuzanye nawe akamugeza ahangaha wenyine yabaye intwari umukobwa wamuzanye wenyine wamuzanye kumuvuza wenyine ko kamushobora mubizane byose fashe uragira iki bamuze dore cyakabure fashe ikingiki se kibi dore ni ikingiki kireke kigende niyo baba we kireke gitambuke kigende mana hegasa kira nicyo bari baramuruze mu nzira akuraho kigende ngaho genda nicyo bari baramuruze kuri kizima kireke kigende kwari kizima kone barakanyuma cyo uretse gitonde se kubona ibyo bari baramwangaje mu bibona dore kamera muri cyari ibi bari kibasohoke ubuzima bagende musohoke mugende musohoke mugende gende mutuvire mu mwana ni mugende dore twabashoye urabashoye ni mugende kingura ngo ushaka kubakugende nyuranga ese kiragarukira kigiye cya ubu ngubu aho turaza kucyohera tukigende gende urabona rero ko uyu mwana urabona ko ibyo bari baramujugunyemo baramwishe nabi yahoraga kimugongereza kituma ahekenya amakara kigatuma ntiwambwe ngo ahekega amakara sha yego ahekega amakara n'inzembe none se ntubona ikintu cyari kimuri cyane cyabe kinyagamo se kimuri mu kiriya nicyo bari baramuherejemo babona ko tukimukwimurira agomba gukira ko ndeba atari muzima aho yakuba muzima se ugira ngo yaba yageze mu gicumbi akagenda atari muzima ntabwo byaba muhamagare wumve bite bite hano rurahazi ntago mazi none waravuze kamwe kirakubita kitamujyamo baba we cya kintu cy'isi yabaye muzima none kireke kigende arakira yawe shore cya kintu urakibonye kikuvuyemo wese ntukibonye kamama nk'icyo gikurikirana
ese manuze uko wageze subira iwanyu genda subirayo genda kamera dufashe turere mana nyagasani we kibirandure kigende nanjye mva jewe nanjye ibyo niboneye ndabyiboneye reka tinshaka nsoreza aha ngaha kawe rudi kwenu rudi yaba weto tukukireye shara umurwaga mu muntu genda oshi genda rudi oshi kireka kigende kimwanda ujya mu wundi mwanda ngabone nicyo wowe nikigende oshi ho genda tuvire mu mwanda meze maze bura cyaki samira umwana bisamini bisaba umuryango nko bigende mu oshi kiragiye bura cyagiye nka rero mugaje byo nashaka kugira ndabibonye reka jewe kugira kintu kimuvuye mu amaherezo yacyo ngoraba yayo cyeze cyabura cyagiye cyo mu ngani twakirukanye igishitani cyari cyaragize ubu nta kibazo kindi yongera kugira ko birarangiye kahore niko wewe bimeze bite ariko ubundi twageze hano gute angaze muri kwa muganga muze twaje gukora iki naje cyangombwa nuko ari muzima nose iyi kamera ni irakora cyane ni ibyiki ya nyine namushaka akwiye none se ubu wari kuba wakiza ahubwo yataza ni wowe wanzanye hano okay fine cyangombwa nuko ari muzima sibyo meze ndi muzima none se iyi kamera mwazanye hano ni ibyiki uyu wari kumara iki hano ndwara se ndwara iki ngewe umva sister ibi bintu uraza kubisobanura ndekura please eko wakoze cyane cyangombwa nuko ari muzima just cyane nuko akize cyangwa se ko umurwayi wawe akira hari ikindi se cyane ubwo muga undi we aze kugutuka ariko ari muzima nicyo nashakaga nyine nkeneye ko akira cause byari bimangayikishije cyane icyo bagura abantu dukurikiye nk'ukuntu umurwayi wawe muzanye yakunaniye watanga nk'ubuhe buhamye cyangwa wababwira iki ikintu nababwira nanjye bino ntabwo nabyizeraga ariko bitewe n'uko umusaza wanjye yari ameze ariko rero nawe akaba ameze neza just ndabyizeye nyine n'abantu bakajya babitinya ngo batekereze ko ari izindi mbaraga cyangwa iki just ni ubuvuzi gakondo so njye ndashimira muganga kuba yamfashije ndamushimira cyane ikintu kimeze kuri cyamuvamo ntabwo nabitekerezaga just numvaga ko nyine bari bumuhe imiti bigahita bishira ariko ntabwo natekerezaga ko kiriya kintu cyane ibyo bari bamushyizemo ntabwo ibindi byose bari gukora aragenda yakirirwa azunguruka inzu hose akirirwa hekenya amakara n'inzembe ntabwo rero ari kuzakira yari kuzashiduka nyine umuntu wanyu yanakagaye muga akurikiye icyo ngubu nta kindi kintu gikurikiyeho ikintu ndi buhune umwana ni umuti umwana uragenda uyu muti uraza kumuha nimugoroba umureke yisaza ariko icyambere nuko yakize ubundi gukira bwo yakize ariko no kugira ngo nibura arangize imihango ibi bintu babimuvuyemo kugira ngo bitongera bikamusama uze kumushoreza uze kuwushoreza uze kumuha nimugoroba ushoreze agiye kuryama abakunzi basasa rero murabona ibindi ubwo nawe urabizi ko twavuganye ni kuriya ugomba kubirangiza nkuko twabivuganye kandi ugomba kubikora neza amafaranga nawe urayazi twabivuganye sawa okay reka nsoze ikiganiro cyangwa icyo nashaka kubereka murakibonye ni uko bimeze urabona ko umuntu akize twari kwa muganga Matovu cabo